Mana ishimwe cyane. Hari igihe mu butayu bamo cyangwa mu ntambara cyangwa mu ubwo burwayi, hari igihe ujya wumva hari ubutabazi bw'Imana bwaje, hari abakwegereye, hari abari hafi yawe, hari bakwishimiye, bagukunze, mama gakewe, mbega mushumba, mbega mami, mbega. Reka nkubwire. Yesu ashimwe. Nanone ndabasohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana abane namwe. Yewe muntu unteze amatwi, inshuti yanjye, muvandimwe, wibuke gusharinga iki kiganiro nikikugeraho, ugisharinge ku bantu utunze muri telefone yawe. Waruzi ko iyo usharinze ikiganiro cy'ijambo ry'Imana muri telefone yawe, ubuvuze ivuga butumwa aho wicaye, aho uri, kandi reka nkubwire ni ukuri, Imana izajya iguha umugisha. Erega Imana itangira umugisha mu bintu byinshi bitandukanye. Wibuke gusharinga, wibuke subscribe, wibuke comment, wibuke. Dukeneye inkunga y'ibitekerezo byawe, dukeneye kutuba hafi, dukeneye ni byinshi tugukeneyeho, kuko uri uw'agaciro ku buzima bw'iyi channel y'Impuhwe z'Imana TV. Nkuzaniye inkuru nziza n'ukuri, Imana ishimwe. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo kunkumura. Haleluya. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo kunkumura. Talabone draisire glory. Kunkumura we, Imana ishimwe, Data wa twese ahabwa icyubahiro. Kunkumura ubwo burwayi. Kunkumura icyo gisuzuguro kikuriho. Kunkumura nubwo benshi baguteza amaso, bazi ko utari bubeho, ariko kunkumura niryo jambo nkuzaniye. Kunkumura. Ntabwo nzi uburwayi ufite, ntabwo nzi ikigerageza uriho, ariko ijambo nkuzaniye nirikubwira ngo kunkumura. Ubwo butayu, kunkumura ubwo bukene, kunkumura ubwo bushomeri, kunkumura iyo nzara, kunkumura ayo madeni, kunkumura izo manza, kunkumura ubwo buriganya bukuriho muri kuguserereza, kunkumura ayo majoro urara, kunkumura abo badayimoni barara bakubwira kujya mu marimbi, kunkumura izo nzovu urara usimbuka, kunkumura izo nyamurara urota urya abo bakonikoni. Kunkumura. Haleluya. Kunkumura nshuti. Yo, ndabwira umuntu wese umurikiye, ahari hose, ahaherereye hose, kunkumura izo ntege nkeya zikurimo. Kunkumura ayo majwi akubwira kutazabaho. Kunkumura ibyo bikongorera kutari buramukuri urarupfuye. Kunkumura iryo jwi rya Satani rikubwira kwiyahura. Kunkumura iryo jwi rya Satani rikubwira kuva mu rugo rwawe. Kunkumura iryo jwi rya Satani rikubwira ko abana bawe batazakura. Kunkumura iryo jwi rya Satani rikwereka ko wabyariye ubusa. Kunkumura iyo byabwenge by'abasabana bawe. Kunkumura ubwo burwayi bwakubase. Kunkumura iyo diabete uwo mutima. Kunkumura kanseri. Arabonesha ibonewa. Kunkumura ni ijambo ry'ubuhanuzi nkuzaniye. Kunkumura n'izina rya Yesu. Nubwo benshi bakwitegeye, bari ahantu hirengeye, bazi ko birangiye, ariko ndavuze ngo kunkumura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
reka yamamare wowe gusa ijambo nkuzaniye ni ugukunkumura nubwo bavuga ko utari bubeho kunkumura imirimo yawe yose Imana irayibuka uko wahamagawe nuko witabye ugahamagarwa n'Imana ukitaba ukayikorera ukareka ibyari inyungu zawe ukareka ibyari indamu zawe ukareka ibyari bigufitiye akamaro rodezele menidrai ukabyihorera ukayikurikira nyuma abantu bakakwigarika bavuga ati ntabwo uri umuntu w'Imana ugiye guseba birarangiye bikurangiriyeho ndakubwiye ati kunkumura mu izina rya Yesu Kristo kunkumura iyo nyatsi yatoboye ibiganza byawe yatoboye ibirenge byawe ibintu byawe byose byagushizeho kunkumura senga Imana ukunkumura abazimu ukunkumura abakonikoni bakuveho mu izina rya Yesu urwo rupfu rukunkumure rukuveho mu izina rya Yesu uhora ufite ubwoba yuko utazabaho uhora ufite ubwoba ndapfa yewe iyi ndwara sinzayikira kunkumura kanseri irakira kunkumura ibibyimba byo mu mutwe birakira kunkumura uwo mugongo urakira kunkumura ayo magufwa yawe yananiranye arakira kunkumura ariko wambabari ugakunkumura wambabari ugakunkumura ibintu bikuzengurutse wambabari ugakunkumura ibintu bikugose wabikunkumura Yesu ashimwe cyane reka dusome ijambo ry'Imana ubuhanuzi bugendana n'ijambo ry'Imana reka dusome ijambo ry'Imana ari mu byakozwe n'intumwa ibice 28 tugiye gusoma umurongo waho wa 5 ngo ariko akunkumura icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba manishi uyu nguyu ni Paulo ndafashijwe cyane haleluya ngo bamaze gutabarwa bamaze kwambuka bamaze kudesharabinia bamaze kunezerwa bamaze kumva yuko birangiye bamaze kumva yuko baguwe neza reka nkubwire nshuti yanjye Satana ahora turekereje ariko natwe mujye mureka tujye duhora mbese turi maso mu buryo bw'umwuka Yesu ashimwe cyane ngo maze ngo hari imbeho nyinshi imvura yaguye hakonje ngo bahitamo kubacanira umuriro ngo bote basusuruke bashire imbeho Mana ishimwe cyane hari igihe mu butayu bamo cyangwa mu ntambara cyangwa mu ubwo burwayi hari igihe ujya wumva hari ubutabazi bw'Imana bwaje hari abakwegereye hari abari hafi yawe hari bakwishimiye bagukunze mama gajewe mbega mushumba mbega mami mbega reka nkubwire hari igihe umuntu aguharara akagukunda Imana igukureho abantu baguharara mu izina rya Yesu Kristo Imana ikurinda abantu baguharara baraguharara mu kanya gato bakaguhararuka Paulo ngo yegeranye umuganda w'inkwi tole bonedrai yegeranye umuganda w'inkwi ngo aracana ngo cyajya ari kwegeranya umuganda w'inkwi ngo havamo igikururuka we zilamonidrai havamo zeketala havamo igikururuka ikiyoka kinini cyane ngo kivamo ngo kimufata ikiganza ntiwumva ko bari babatekerereje ibintu byiza ntiwumva ko bari babagiriye impuhwe ntiwumva ko bari bakeneye kota kugira ngo bashire imbeho Mana tugirire neza ariko satani utaryama
Satani udasinzira, nshuti muvandimwe mu Kristo dufatanyije urugendo rujya mu ijuru, ntugasinzire, jya uhora uri maso. Satani ntajya asinzira ku buzima bwawe. Yesu wacu nashimwe. Haleluya! Imana ihabwe icubahiro. Ngo akimufata ikiganza, igikonjo cye kirafatwa. Babandi bari bakundanye, babandi bari bashize hamwe, babandi bari bamwishimiye, babandi bakubwira ngo mame, babandi bakubwira mushumba, babandi rele moneta labini, babandi baravuga ati okay. Yabonye akiri urwa mbere, yabonye yambuka, yabonye atapfuye, ariko noneho biramenyekanye ko uyu mugabo ari umwicanyi. Ngo ni Pawulo bavuga, biramenyekanye ko ari umwicanyi. Kiriya gikururuka mana kiramugubanya, kigiye kumukindura, kigiye kumwica, ari bupfa kindutse. Ayiwe, tuvuge ngo amina. Ariko abantu bafashijwe bavugire ngo amina. Ariko murahari. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire, hari igihe igikururuka kigufata igikonjo, ukavuga uti mana yanjye noneho ndapfuye, noneho birarangiye. N'abantu bakavuga, kandi rimwe na rimwe ukumva ibyo bari kuvuga ni ukuri, ukumva ni ukuri, nawe ukagira ukumva ucitse intege, nawe ukagira ukumva ugize ubwoba, nawe ukagira ukumva biranze. Ariko ndakwinginze ngo yongere umunota wo gusenga. Mu ijuru hari Imana itabara na nyuma ya zero, igitangaza cy'Imana kikagaragara. Halo, Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ndumva afashijwe n'ijambo ry'Imana. Mana yacu nishimwe, Mana yacu ni nziza, Mana yacu iratabara we. Imana yacu ntabwo igikoze isoni abayiringiye, ihora iri maso. Ngwidacu rwa kibera igiye kumukumbanyiriza ahangaha. Siko bajya bavuga, siko bajya bakuvuga, bakavuga noneho idacu rwa kibera iriya gereza ntazayivamo, idacu rwa kibera ruriya rusengero ntizongera gukora, idacu rwa kibera kariya kazi yari yarigize akajya yarirase ntazongera kubona kandi. Idacu rwa kibera ya modoka yajyaga duca tuvugiza amahoni ntazongera kubona indi. Idacu rwa kibera iriya ndwara arwaye ntabwo ari bugikire. Idacu rwa kibera ariko wavugiye ngo amina. Reka nkubwire, mu ijuru hari Imana itabara, mu ijuru hari Imana ifite imbaraga, mu ijuru hari Imana igiseruka. Abantu bose bakuretse, ba anko bakuretse, ba anti bakuvuyeho, erabone sharabiniwa. Mu ijuru hari Imana igiturengera abo bose bavuye mu nzira ikitamurura. Imana ishimwe. Haleluya, 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 haleluya. Mana yacu ni nziza, Mana yacu iratabara, Mana yacu niyo kwizerwa. Haleluya, niyo kwiringirwa. Yo, ndakumva Yesu we, ndakumva mwami. Imana yacu lesala bonedrai idacu rwa kibera iramugubanyije. Tekereza aho uhagaze, utekereze muri ibi bihe uko umeze, utekereze niba nta n'ibihe bibuhagazemo uyu munsi, wibuke ko wigeze kubihagararamo. Uha Imana yawe icyubahiro, uyishime, ukomeze uyibe imbere, ukomeze uyikunde, ukomeze uyishake, ukomeze uyizere, ukomeze kuko ni inyembaraga, ni inyabutware, ni inyabushobozi. Hano twabonye ko iki gikururuka
ntabwo uyu mutware cyangwa uyu mugabo w'Imana yari yiteguye ko kiri bumufate. Bari biteguye gushira imbeho, bari biteguye kota, bari biteguye kugubwa neza. Haleluya. Ariko hari igihe Imana ijya yemera ko icyo kintu kiri buze kikagufata kugira ngo umenye n'abantu uhagararanye nabo abari, kugira ngo umenye n'abo uvukana nabo abari, kugira ngo umenye n'abo wabanye nabo b'inshuti zawe abari. Tuvuge ngo amen. Batangire bavuge, batangire baca imanza, batangire bagucukura urwobo, batange ariko hari korasi y'inezeza umutima wanjye igivuga ngo bwira abanzi bawe bicecekere, inzobo bacukuye bazitere mu insina. Ariko ndafashijwe. Haleluya. Bwira abanzi bawe bicecekere. Uyu mwanya mutoya Paulo yabonye abantu bamucukuriye urwobo mu minota ingahe kandi yarari kumwe nabo bameranye neza. Imana ishimwe. Imana yagiye imukoresha ibintu ibitangaza, Imana yagiye imukoresha ibintu bikomeye, ariko babone ngo igikuruka kiramufashe baratanga bavuga ngo idacu rwakibera. Ntagire ugukundire kubaho ngo uri umwicanyi, uri mubi. Ayiwe ngo arangije ngo agira ati ngo arakunkumura. Haleluya. Ngo arakunkumura, ngo cyagikururuka ngo kiramurekura kigwa muri wa muriro, ngo maze bategereza kwapfa kindutse barabibura. Reka nkubwire, bategereza kwapfa kindutse barabibura. Bumvaga ko igiharimo ari finale atari bubeho. Uko ariko kuri kw'Imana. Bumvaga ko ari finale, bumvaga ko byarangiye, bumvaga ko umva agira cyara kunkumura, akunkumurira mu muriro, cyagikururuka kiramurekura. Tigwa mu muriro kiragurumana, mbega Mana yanjye, ariko mwamvugiye ngo amina, ariko mwamereye Imana icyubahiro. Reka nkubwire abagutaza iminsi kunkumurira mu muriro, abumva kutazabaho kunkumura, abumva ko ibyawe byarangiye kunkumura, abategereje kuri bupfu kindutse. Ndahiye Imana ishobora byose nkorera iyo mu gihugu cyo mu ijuru ntabyo bari bubone. Sheri, ntabyo bari bubone. Wowe unkurikiye aho uherereye hose, waba uri muri Amerika, waba uri Burayi, waba uri Burundi, waba uri Kenya, waba uri Nairobi, waba uri Dubai, waba uri mu Bushinwa, waba aho uri hose, aho uri hose, nukuri bategereje kuri bukindu, kuri bupfukindutse. Ntabwo bari bubibone, ahubwo Imana igiye kugira neza. Erebone tarabini, igiye kukunezeza, igiye kukuremera ishimwe, igiye kugushimisha umutima wawe, ikigerageza uriho sinyiza. Ariko Data wa twese arakizi, kandi Data wa twese yiteguye kukunezeza, akakuremera ishimwe, ishimwe. Kunkumura, 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 kunkumura. Imana yawe iratambukana nawe, Imana yawe irakugirira neza, Imana yawe biriya byose, ariya madeni yose, ziriya manza zose, buriya burwayi bwose, bari abadayimoni bose, biriya byose bagukoreye, bari butegereze kupfa ukindutse. Ntago bari bubibone, ahubwo Imana igiye kuvunjamo igitangaza cy'ishimwe. Nawe uzavuge ngo mbonye Imana. Akira neza ijambo ry'Imana, ugubwe neza kandi ugire ibihe byiza. Shalom.